Amazina y'Imana mu mashengero. Amen. Upate ukabona kumva Imana nayo iradukunda kuko turabi muri ubu buzima iduha umurimo wayo. Amen. Ihemba Amerika muri Texas Houston nyine niho ntuye. Amen. Ni Umunyamerika. Semeni amina. So binamba binaweza kuiba. Ni biza. N'amasezerano. Nabaye Burundi imyaka 17. Imana yani murarije muri kiriya gihugu nari ngize imyaka 7. Amen. Kurya muzafite Imana yavuze igiye kugenda. Imana yarambwiye ngo uzayobora itorero muri Amerika. Nagize amezi 2 ukwezi kwa gatatu mpanga itorero. Ani ntabwo zote lakini pamoja na Mungu. Amen. Amen. Leo upate kubaramutsa n'abavandimwe muri Yesu Kristo. Kurikoni? Uriyo myaka 2 kugeza imyaka 5. Umwanya w'abafunguye beza. Hari bibagora ariko kuri mwanya ni byiza. Ndabona nagize ino 10 ariko nabwo. Amen. Ariko tujye imyaka 5 nari mu kugezero. Mimi Amen. Rero twatwara mutamizina. Reka kwinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana bakushimira abakozi b'Imana. Pastor mukuru turaziranye yambereye umugisha muri iki gihugu, yambereye umwana kazi. Amen. Arigisha kugeza igihe kaminuza neza. Imana imumpe umugisha. Ni umukristo pe. Amen. Munyenyekevu. Anapenda. Cheni kona. Amen. Munyenyekevu. Kandi tuzobana namwe mu buryo bw'umwuka w'Imana muzamwiyose. Aya mikrofoni y'ibigozi birebire iriya muri komine Gihanga. Naho muri mbere muri kapitale kure abantu basigaye bari gutundi bagashobeka nta bintu byo gukururana n'ibigozi. Ibi bintu yakura komine Gihanga ubutani. Erega tugomba kujana n'ibigezweho kuko yasagezweho. Ibi bintu by'amakamba kukogota kinaweza niangusha. Muza mugende iterambere riri mu mabibi biri bahanze rero mu matora. Bakereka tuganira ijambo ry'Imana. Semeni amena. Uyu munsi ko muribuka ngo kuduka kwa Yesu, sibyo? Kandi ni byiza abakristo tuzabagenda bibuka ibintu Yesu yakoze. Hakuna shida. Na Yesu yasangira n'abigishwa amanyagura umutsima akabaha na cyabiko. Yarababwiye ngo muze mukora ibi kugira ngo mwibuke. Semeni amina. Nimba twibuka kucungurwa kwacu Pasaka, Pentecost ndetse no kuvuka kwa Yesu,
bitube mu mutima tugume tuzibutsa abantu babigenderemo babiremo babituremo. Semeni amena. Ariko Imana yampaye ijambo turaganira umwuka n'umufasha. Amen. Roho kama reka umusomyi wa Bibiliya gusoma Ikirundi neza adusomere ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 12 asoma umurongo w'15, 16, 17, 18. Yongera asimbe asoma 20, 23, 24 na 25. Yohana igice cya 14. Imana umugisha. Amen. Yohana igice cya 14 umurongo wa 16, 15 niho navuze gushika kwa 18. Uroge usinde kwaje kuri bende ugeze kuri bense. Haranditswe ngo nimwakunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba Data nawe azobaha uwundi mwiza wazabane namwe ibihe bidashira. Ibihe bidashira. Azabane namwe ibihe bidashira. Niwe mwemu w'ukuri. niwe mwemu w'ukuri uw'ab'isi badashobora kwakira. uw'ab'isi batazashobora kwakira kuko batamubona niba ubona kandi ntibamuzi. mweho muramuzi. Nenda bakimu someya unamjua ule Roho Mtakatifu. kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Abana namwe kandi twebwe sizobasiga mutegere kuka itawaacha kama yatima. zoza kuri mwebwe. Umurongo wa 22. Yuda atari Isikariyota aramubaza ati mugenzi, bibaye bite kugira wihishurire twebwe ntiwihishurire ab'isi? Yesu aramwishyura ati nihagira ukunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. utankunda ntiyitondera amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si iryanje ariko irya Data yantumye. Imana umushekera wanasifiwe. Tulikuwa shengero giba ulimwengu wote watu wanalia shida na matatizo. Nimesikia mimi nimetosheka. Bwana Yesu maishani mwangu sioneacha kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Alitembea juu ya bahari. Semeni amina. Semeni amina. Murekeba mire ikiza kiranga abakristo bafite umwuka wera muri bo, abantu bagenda na mpemu yera, wale ambao wanatembea na Roho Mtakatifu. Ibintu biza bibaranga ni umunezero waba bw'itorero, waba mu bana babo, waba mu bafashe babo, waba mu rugo. Iyo abantu buzuye umwuka wera wanakuwaka na furaha. Nimepata na mamina. Ikindi kiranga abantu buzuye umwuka wera baroroha, ntabwo baguma baroroha, bakabumva ibintu byose uvuga rimwe bakumva kabiri. Burya abapasiteri abakristu kuyobora abakristu bafite umwuka w'Imana nta probleme nta kwikunda, kuko umwuka wera Roho Mtakatifu mpemu yera ni umwigisha azagenda yigisha umuntu akanamubwira ngo kiri kibi kiri ari cyiza. Abo turi kumwe nibavuga cyane ngo amena. Igituma ibintu biri mu kuko barara ibintu by'ibicemo ugasanga
abantu n'abakristo basengera muri feka mu Kamenge baririmba hamwe barepepe hamwe ariko ntibaba bumvikana hawana upendo. Erega umwuka w'Imana azabyara urukundo mw'itorero. Asiturwa umwuka w'Imana abyara ubumwe, abyara amahoro. Icyo umwuka w'Imana akora mw'itorero azagenda acakajagari. Asiturwa niyo mpamvu nababwiye ibyacu ntabwo tubikora nk'umugenzo mwakoze n'abamina, ahubwo bitubamo turabigendana. Bibiliya itubwira ibintu byose by'Imana biyobowe n'umwuka w'Imana bizabigendera ku mupango, kuri gahunda, kuri porogaramu. Imana Bibiliya itubwira ngo isi itarari, amen, ngo yari amazi mutuku, amazi, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo ayo mazi yarabundikiwe n'umwuka wera. Umwuka w'Imana Roho Mutakatifu, umwuka wera yarabundikiye ayo mazi ari hejuru y'amazi. Amen. Icyo gituma twizeye kuko hariho n'umwana n'umwuka n'ibindi bitatu bigendana. Bibiliya itubwira ko Imana imaze kurema iyi si irema umuntu wa mbere ari wo witwa Adamu, imuhumekera mu mwuka wera, imushyira mu itongo rya Edeni. Imana ikabimusura buri mafi ya nimugoroba saa za jioni, Imana ikazimutembera. Ariko reka mbabwire yewe musizo wewe mwabwe bamera abakristo tugomba kumenyera Imana. Undi Imana ni Mungu Mutakatifu, ni Imana yera, ni Imana ifuha. Icyaba mu bikomera kasha mu shema. Amen. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisahau mimi, ingawa akijificha. Sijaona nyingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote unazo wewe. Semeni maumbo yote anayapita, na ndege wote Bwana wanapokea chakula chao pasipo shaka. Semeni amina. Useni wako indirimbo bakera zilikuwa na mafuta za kuroga Yesu akaza, abantu bakakufundisha uhanuzi ukaza. Naona ikigiye baba takukunda namo gedera na mara kama bila wewe anaenda mshima atakanidanya dakadela utakogota ulimwengu. Ile shetani ni mjanja na ndala mama kama nenda kaza. Kama tuamini Yesu, kama hatufiche dhambi, kama moyo ni mweupe katika mbinguni, ikana rachimana ikakuhubiri kubima bazizawe kera wana wishe kuraka. Somebody over there. Kwa Yesu
nicyo gituma Imana itakivuga, nicyo gituma Imana itakivuga neza. N'abagiye kuvuga bakavuga ibiti by'Imana itavuze. Yesu ukiza umukoro awubegeza kandi naje
hamwe nyine bakuye abantu nari nabwiye ko Imana iheza amategeko ada iramubwira ngo kiriya gito bikorwa no gupfa ibintu kugira ngo fatanira musha eba ajya umugabo bibiri bitubwira ngo bwa bwiza bw'Imana bari bambaye ule utukufu mukora uragenda batanga buhungike batanga buhungima muzarebe umuntu bakajya kurindegege bakanezerwa ba agenda kuri inyuma bintu agapare maze barira ariko bimeze none umusuma kunde iyo ubwiza bw'Imana buhaye bugenda bubakunda ari ibintu bivuga n'imvugo yiwe n'imikorere yiwe n'imigendere yiwe no gukorera Imana kwiwe bizabyiga ariko umwuka w'Imana iyo uri muri twe azabana nawe agendana nawe akorana nawe sabana amena Bibiri yatubwira ko Adamu amaze gucuma Imana babwira ngo Imana ni nyembaba iradukunda ariko iyo abantu bacumu Imana iruka abasomyi ba Bibiliya badafite ijambo ry'Imana Imana kuko umwana yongera kwikunda abagucungura Yesu Amina nababwiye ko mvuga Amen. Mirongo ine n'itatu ntabona narabonye biza ku myaka 23 Amina amina uye bishika ku 43 ntabona aho kuzagenda bako ariko cyo bikora muzima Imana yavuganye nawe Amina amina Wizi Imana yavuze izibishita abantu bari mu nduro baye bavuga bacubika amagambo basohora amagambo Amina amina Imana igaca muri iryo do yabari basohoza isezerano bagaceceka bakavuga Mwakoze kwameni Mwakoze kwameni Yes arafu atangura gukora ahamagara abigishwa 12 bageze kwamena agenda bakazagenda gangiza abantu amagambo y'Imana kandi ikitambo yo kugasoma Bibiliya mu bantu bicishaga bugufi alikuwa mnyika yari yuzuye ubumana bwo yari Imana yuzuye amaboko kuko birabogere habayeho kandi yabo yahoranye kitu chose cyane bidare yes ya Imana nta muntu wese hata watoto wachanga yo kwari umuntu bete gute ashagara Yesu yaramwakira Yesu ntabwo yagira ibitambo yari umwana w'iki Yesu ni mama yote ya yote ukikutoka yeye hata Mungu acha kuzungukia Tumpurie sabani amena Amen ubuzima bwacu bwose ukikupata yeye umepata Imani wangu Imani wangu Wabiwe ali ishobora chisha abigishwani batewe n'iki cyo kwishira hejuru
mugani ba azaba agenda gutya. Semeni amina. Imana mukomere Imana nose. Nari bagiye kubaterwa n'ikintu cyo kwifuza kwishyira hejuru. Petero akavuga ati none ni jewe uko biri kose ngira amanyamaniza mvuga, Yohana ati niko mpegwa, abandi niko gutyo, ariko mvuga Yesu. Bibiri bitubwira ngo agenda akura kandi agatoya gato, arababwira ngo uzaba mukuru bw'ubwami bwo mu ijuru, azaba ameze nk'uyu kandi uko gupima. Nimuvuga cyane kwa mena. Nimuvuga cyane kwa mena. Nubona Imana umwuka wera niwe ubyara impano, karama, Roho Mtakatifu anazana karama. Nubona Imana iguhaye impano yo kuririmba nyenyekeya, semeni amina. Nubona Imana iguhaye impano yo kuvugishwa, kuko umwuka wera niwe uzuye kugaba impano, karama. Imana iguhaye impano iyo ari yo yose nyenyekeya. Wavuga cyane kwa mena. Wavuga cyane kwa mena. Umwuka w'Imana iyo ari yo yose reka gukandagira abantu turiya. Murano neza. Kandi abantu ntibaseze ngo bazababaza amakuru y'umuco. Wavuga cyane kwa mena. Ni kuba munyenyekevu, kwitondera amategeko y'Imana, bakora iby'Imana igomba. Sabavuga ngo mwami abo se waza wo mugabi bike kaba bakora iko data agomba muri skate. Amen. 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 Wego naje kumurebera pastor yakomunike tani kuzimikango katika Roho Mtakatifu tani kaki mama bakasanga mbere y'igihewe. Bamwe barakubwira basikofte barakwinjira ndumva dutoye kuja kufita amashengero y'RFA ukabona amakagenda ibihumbi bimwe imbere n'inyuma kaza bigenda bikira ala ariko Yesu utagira bakiro ibiro bye bari protective kandi yari Imana ishobora, ariko abana bahanga abukambere ukazamusanga bakoze bibigingo pro como seria abana bahamuka bese wapema benda haruri nzuri kwa aizu amasitapata utukufu na heshima huko nikimwona kama takataka kanipasa nipendeze. Tuwe watumishi wake wema na tutaiulia tuzoshawishi. Semeni amina. Yesu anamwambia Musa, usaka kuwa mkuu mugani bima, mugani mwizi, awe kama mtoto huyu mchanga. Kuo Yesu. Nibacha kwa mena. Arabigisha kamara nabo kirago igihe kigeze. Semeni amina. Arababwiye uzoja kwada. Nibacha kwa mena. Ariko arabona nimara kugerayo uzobasabira data. Semeni amina. Nawe bazabaheza umwuka mwiza Roho Mtakatifu. Uwo mwuka bazabigisha n'izo tigeze kugira guta. Kandi bazababera umusashi, azabana nawe, azatura muri mwe ngo twabizi kibazabona.
mwafasha kwa mimi turiko mashege mama basore bacu bakobwa bacu muri iki gihe turimo gishiperuka umusengero bahumuka we kugira ngo babere gufasha semena mena azabigisha n'ibindi azagenda babwira iby'ibihe semena mena burya abantu bakiriye umwuka w'Imana hari impinduka none se igitangaza abungeri ntibahora probleme z'ingo ingo z'abakristo ibibazo z'abagabo n'abagore kandi bitwa ngo barakica burya umwuka w'Imana iyo yageze mu rugo amen hari ibintu bigomba guhinduka mu izina umwuka w'Imana azitura za ngeso z'iwanyu ijya n'ikago yose iri iwacu muri Etazini Amerika hari utuntu bagiye borosha babagabo bakara ugasanga yicaye muri salo yigishe iwacu kiribayo abagore mwebwe muri namba wani abana nibo ba mbere abagore bakane abagabo ziriyo tuba ya mikango rero ariko murumva kandi abantu bose bagiye batinya iryo tegeko urirenzeho arakana iwacu abantu abakugiye kwaka umwuka w'Imana koza kureka koza uburaya koza rero udusanga mu rugo ari amahoro komera Imana amashyi yawe umwuka agenda adufasha agafasha ubukubi bwawe ubwari bwawe agashyigikira ubusore bwawe n'uduparapara umwuka w'Imana azagenda akatubera ubufasha akagenda kwereka iby'iki gihe dore iby'iki gihe ni bibi mwabwe Yesu arababwira ngo amen ariko sizabasiga sitawacha kama yatima nzasabana namara boherereza ubizi uwo mwuka azabayobora azabashyigikira azabafasha semeni amina mukomere Imana amashyi iyo umwuka w'Imana ari mu itorero amen umufasha azagenda kwigisha niwe utwigisha ibigiracumi akatwigisha urukundo akatwigisha kubana n'abandi ariko genda bakora probleme satani yaza jewe Imana yambishuriye ibyanditswe byera kuva Imana imuhamagaye bishyira mu mutima waje Yesu yaravuga ngo ntimugacirane iki ariko ubundi hari abantu bafite termometere y'abaja mu ijuru termometere murakatkaje gapima umuriro basa abakristo n'abaririmbyi bose n'abadamu n'abandi barakuzuranye umuntu atambuka kuri Imana ngo none ugeze cyo kwicwa gareka ndamuzi wowe uzabantu nawe ubwawe ntuwigize na nyoko ntakuzi wowe uzabantu ukajyana reka tuzaba Imana izaba kuko Bibiri ngo n'imisatsi yacu Imana iza gute uzabantu kuzutati bari abantu bafite imisatsi uzi imisatsi yabo wowe uzabishiresha uzabantu ntawuzi nawe ubwawe ntiwigize yaba wari wigize wocishije make ushimita kabisa nibwo bamena bakagenda bagiye gutya uriya ndadoja mu ijuru bagapima bagakunguta uriya ndadoja aho ariko igitangaza
akajyana ya kilometero yayigeza ku mutima wiwe amashanyarazi agacika. Erega umukristo uzi umwuka wera ikintu azabanza gukora, umwuka wera azabanza wenyine akipima akisuzuma mwafasha kwabera akareba imikorere yo yamara akagira gute agahinduka n'abandi bitarashoboka akabasengera Imana. Icyamba umunsi umwuka w'Imana abane nawe ababera umufasha abayobore abakomeze yubaka itorero yubaka abaririmbyi ndagiye Fada mwafasha kwabera umwuka w'Imana uyoboye itorero. Amen. Umwuka w'Imana azagenda akabitura ibyari byaratubiziba byose akabitura. Icyo cyatumye Pawulo avuga ngo abari muri Kristo Yesu abari ibyaremwe bizakera rero bishize reka amabwiriza ishenge ry'Imana bizakera mambo ya kale iyo umwuka w'Imana tugezemo bizabisohoka mu izina ituma abantu badahinduka nini. Kuna wale ambao wamebadilika ariko hari abandi bantu badahinduka kandi bari mu itorero ry'Imana. Kwa kurakara n'ikijya wa mushinya kwa bicikano kicyo cyose ijuru ntabwo ari inzira yoroshe. Ijuru paseri wa paseri wa gusa ijuru no kwitonda ibiri yaba muri cyo gituma kandi cyane kamena bamwe bavuga baza gutwara abaki abaririmbyi abandi twara abakuru b'amategeko abandi twari bandi ndetse n'ibiri kama ngo abandi twari abundi abapastor abandi twari bari kwesa ababwirwa ni muri imbere ntabwo nigeze namwe jana kora bishege bw'Afrika cyane hino mu Burundi semene amena hari byinshi bashima nazungutse muri Afrika cyane iri nzaza zoba n'umwiyobe reka naje kubara mwafasha kwabera mwafasha kwabera zobabwira no kugira neza kw'Imana ukuntu Imana yagiye izahura ikandura mu butayu bw'izana no kwamba gusa Imana yakagira neza. Amen. Turi kumashegeye muzamwerekeza kugira itorero mukashira ku murongo ibintu by'ibisuko kandi n'ikiwanyu mu mukaga no kugira mukakoko n'ibindi. Bwana sifiwe. Murabe nigeze kugira ahantu hamwe n'ikirani gucungura itorero rimwe ryakubwira ndabwiriza umwuka w'Imana araza ndabwiriza ijambo ry'Imana babwira ingendo y'abakirisitu n'imyambarire y'abakirisitu semeni amena n'imvugo z'abakirisitu ndetse babwire ndagira ngo muzamusoma cya gitabo cy'umugenzi abarundi bazabacika kuri ingenzi mukristo na mwizera. Amen.
bazabona imyambarire yabo yari itandukanye n'abo mu isoko. Mwakoze Rwanda. N'abantu bayiciyemo byasokera bakashaka baraza baravuga twese mwavuga kusamanya ndabura baravuga kweli zatukuka nuko bari barashaka itorero ryose rihaguruka nkavuga ngo amena. Narimba umwuka umufasha, umwuka ni ikiziriko kiza kituzirikira muri Yesu. Amena. Niyo Satani yowemereza gute turaziritswe. Ni hapo umusome kijana mmoja akuja hapo nionyeshe kisha tuone Mungu. Mugeni musaba umwuka azababera umufasha kandi azagenda bigisha waje semeni amena. Niagira umukobwa umwe ahagarara kandi ahagarare hano mumuheze mikrofone murebe ukuntu umwuka w'Imana ari ikiziriko. Hata ulimwengu akitutafuta n'iyi si yo duhamagara umwuka w'Imana tuzirikira muri Yesu. Murazi impene yona barayizirika kugira ngo itagira gute umwuka nawe azatuzirikira muri Yesu kugira ngo tutona yaje mkopa
urazi izina ryiwe mubwira izina ryawe wewe ati izina ryawe yitwa Tende uvuga tugiye gukora aka gafilime mu karere wowe uruhagarara mubwire ngo Echere ingo biraryoshe ingo Echere John namuhamagara kuko numara urebe kugeza gato Etienne Ingo 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 awasi semeni amina semeni amina ariko muhamagara yakure ikivuye Etienne Ingo amor Musubiza timubona mwabdesha na bamenya muka kumufasha uratuziritse uziritse abagabo tibagenda bakorakora mwabdesha na bamenya uziritse abadamu uziritse abakobwa bacu uziritse abahungu samani amina watuzirikiye muri Yesu mubaririmbyi mubiki icyaha uko kwiruka kuguruka kwa Yesu umwuka wera w'Imana Roho Mtakatifu awe ndani ya kanisa. Reka dusaba umwungeri mukuru w'urusengero itorero riyoboye umwuka w'Imana yongera abe muri ryo arisure arizigame arizirikiye muri Yesu kugeza umunsi izabe zavuka.